fata igitunguru bita onyo hano i Rwanda gishobora kuba icyo tumaze kubona ari butatu. Hari igitukura, hari icy'umuhondo, hari icy'umweru. Iyo ushaka kumenya ko bisumbanya ubushobozi, ntabwo ujya kurebera muri restaurant bateguye icyakwemerwa n'abaryi kuko bategura icy'umweru uko aricyo cyoroha, ahubwo ujya kureba icyo babika kikaramba. Ubwo iyo resistance nta n'ubushobozi gifite kirusha ikindi. Icy'umweru gikunda kubora vuba, igitukura kiruma kikaramba. Mu buvanganzo bw'imikorere yacyo nta ndwara kitakoraho mu muntu. Utagisatuye wasanga cyicaye nka globule z'amaraso. Ufashe igishishwa cyacyo ruhande rumwe wasanga kimeze nk'ifu, ukirambuye cyamera nk'impyiko, ukitegereje neza bagisanga mu mitsi, ibara ryacyo wasanga risa n'umwijima. Niyo mpamvu gifite uruhare mu kuvura indwara hafi ya nyinshi. Cy'ubwacyo nanze kwirirwa nsoma ngo nibura mbabwira ibyo nasomye. Nta mugambi mfite mu kubabeshya, nta n'uwo nshaka. Ishema ryo gushakira icyubahiro mu kinyoma natandukanye nabyo. Nakubwira ukuri bikakunanira, byashaka ukangayira yuko nakubwiye ukuri kuruta kumbera icyubahiro ko nakubeshya. Onyo y'ubwayo ikatakaswe neza, ugayikatakata neza, maze yarangiza ukayishyira imbere yabugaburira. Ukaba wateguye icyo bita indimu, nayo ukayikata neza. Kugira ngo yikate neza wakora icyo bita kuyikata mu byo bisa ngo ni position rondelle, utuviringo. Niyo bwo buryo ubu yikase neza. Impamvu nuko mu byinshi turya, muri hangana ndabambabwiye ibintu birebire, kuko mu byo turya hari igihe ubuhombye uri igihande kimwe. Ndavuga nk'ikigori. Kuri uyu munota muzakirebe uko gicoye. Uko zino nshoke zanjye zimeze niko nacyo kimeze. Gifite hatoya kikazaba kinini hano hepfo. Aha hanini habamwe amazi, aha kurikiyeho habamwe imyunyungugu, hano hejuru niho habamwe proteine. Ubwo bivuze ngo nge nawe dufashe ikigori kimwe tukagicamo gatatu, umwe akajyana icyo hasi yaba ajyanye ibintu bigizwe n'amazi ahanini, undi ajyanye icyo hagati yaba turushije imyunyungugu cyane, ariko warya umutwe wacyo yaba turushije proteine. Noneho ibyo mbivugiye ntyo mwihangane, mfite impamvu. Nuko nusatura yandimu umwe akajyana agace kamwe, hari igihe yaba asizaho izuba ryagize rite, ryarasiye, akaba yarajyanye iburengerazuba. Niyo mpamvu rimwe na rimwe bakubwira bati ngaho kata mu byo bita rondelle, kugira ngo agace kose abagize ati abagafiteho. Na tomate nuko muri salade yayo bakurikiranye neza, kugira ngo akagabane kose abagize ati abagafite. None onyo indimu zayikata utyo, manuka, fata akayiko gato k'ubuki, akaba ajya bita kuyele akafe k'ubuki, maze ushyireho. Bijya ku gasalade wenda kurya saa sita. Jya usimbuka umunsi ubirye nka none, uvuge ngo n'ejo bizakora, hirya y'ejo bundi uzongerwa koreshe, maze uzabikore 4 mu cyumweru. Wemeye ukabirangirisha ukwezi, ukaba uko bikoze inshuro 16. Ubu kandi aha mbigize itegeko, titukagaruka aha kuko tuzagaruka aha uje kwivuza izivurwa n'ibyo, ahubwo uzaza kwivuza izindi indwara mu cyo bise systeme, ubyo bita urusobe.
nta ndwara n'imwe yaba systeme nerve urusobe rw'imitsi yumva ubwo mvuze ubwonko mvuze imyakuro n'imitsi yumva ibyo bizahagukorera bikubakire ubwo uzasinzira neza uzibuka uzajya uzirikana uzihuta mu bitekerezo uzakemura ibibazo utaguye agacuho aho ni muri systeme nerve nujya muri systeme respiratoire aho ni mu rusobe rw'umuhumekero ubwo za sinizite zizavamo ibicurane bya buri kanya za asthma za bronchite ibyo bintu byo guhumeka ukabura imbaraga izo mpumu za buri kanya izo zizavaho bitewe nuko onyo n'indimo n'ubwo buki bikora ibyo muri appareil digestif ubwo ni mu gifu ni mu mara ni mu mwijima ni mu rwagashya bizabigutunganyiriza neza witume ku gihe inzara yawe ye kuba agakabyo kuko hariho abantu nabo basonza ukabona ubwenge burayobye kandi mu mara yawe mato hashobore kuyungurura kuko benshi bajya barya nk'abandi ntibibayoboke nk'abandi bitewe n'amara arwaye kugira ngo azanoze neza ntabwo ari kubyihutisha gusa ahubwo ni no kubikamura ngo bive mu iby'ingenzi umwijima wawe wari usigaye uryama bikaba inzozi nyinshi ibinya byinshi byo mu maguru kumva ukunda kurakara ubusabusa abana bikanga kenshi indwara z'ibicuri umwijima wawe uzasubira ku gihe maze ukore neza ku bafite ikibazo cy'isukari bazaba bakuyeho ubuki bo bakoresha indimu gusa na onyo impamvu nta cyizere dufitiye abashatsi b'amafaranga ko hatari igihe ubwo buki bajya bashyiramo ibindi uzafate ya onyo na ya ndimu ubivange mu mwanya w'ubuki uzashyireho amavuta y'ibihwagari aragurishwa muri za alimentation nuramuka ubivanze utyo niwo muti mwiza muri onyo harimo insuline naturelle itari ya mpimbano yindi yavuye mu ngurube arega satani yadukoresha no ariko waruzi umuntu guhagarara ati mubare witutuzwa kurya ingurube wakarya umufa wayo wo muri insuline bitewe nuko atazi uko byagize bite ko byagenze rero ibyo nubirya bizaguha insuline maze akari gukorwa niyo bita serire beta yo muri pancreas cyangwa se mu rwagashya kazagenda kaviriye ko mu mara no mu mwijima kivanzemo maze uwo munsi isukari ye kuganza kugeza ubwo amaherezo pancreas yawe izongera kugira ubushobozi bwo kurema insuline ya serire yari yarapfuye yarangiza nayo ikongera ikazuka uko niko bavurisha ibihwagari onyo n'indimu indwara ya diyabete ubwo twaba turangiye n'undi wese hari abantu batagwaye diyabete ariko mu gahe gato cyane bakunda kurya bashonje maze ugasanga nyuma yo kurya babaye barakaye bivumbura ubusabusa bitewe nuko iyo umuntu yakoze cyane atariye amara indurwa zisharira mu maraso agasigarana ibiryoherera isukari ikamuganza maze bigatuma arakara ubusabusa birakwiriye rero kujya ubirya kugira ngo nibura iyo sukari itazajya kuganza ugasanga ku kazi watonganye uri gusubiza abantu nabi nuko uzabigenza utyo nibyo bivura imibonano idafite ubushobozi nibyo bivura amaso atareba neza nibyo bivura umutima utera nabi ariko byagera ku mutima ho twemerera abantu no kongera gushyiraho amavuta ya erayo bagakuraho yayandi bihwagari bagakoresha amavuta ya erayo sibyo nugera muri za alimentation ukibagirwa izina rya erayo ko ryo rya Bibiliya uzabaze amazina ahwanye na babantu biwanyu aho mujya mwita ba Oliva naho mujya mwita ba Olivier nuko uje wibukiraho mu amavuta ya Olivier nuko uzaba bazabimenya nuko timumpe Oliva nuko asigariye azaba ari erayo baguhaye maze izakuvurira impyiko izakuvurira amara afite impatwe izakuvurira impyiko izakuvurira umutima izakuvurira igifu kinanirwa
ngaho ahantu ibi bintu ni kubabwira uwafata muri gahunda y'umuryango kavuga ati ubungiye kugura igice cya litiro cya Elayo 4,500 kuri za alimentation zoroshye ukavuga uti ndagura litiro y'amavuta y'uhagari ubwo ni 3,000 cyangwa 2,500 muri za alimentation zoroheje maze ukagenda ukabishyira mu muryango maze wowe n'umufasha wawe mukabiganiraho uti nge n'abana banje nawe hehe n'indwara y'umutima hehe n'indwara y'umujima hehe n'indwara y'impyiko hehe na hemoroide hehe n'amara maremare hehe n'amatoya hehe n'igifu cyumye hehe n'umutima utera nabi hehe n'umwijima wo kudukenyurira abantu ugomba kujya uhinduranya muri za salade none ugakoresha Elayo ejo ugakoresha ibihwagari ejo bundi ugakoresha Elayo maze ugasigara uvuga uti rero mwijima ngo urahangara aho ntuzahamenera mbese ntabwo byaba ari byiza nuko Imana izabafashe izana bibashoboze mwihindukira abaganga mukoresheje ibinini Imana yagize ite yaremye nawe biri hafi yawe nukuri kiretse ko Bibiliya yavuze ngo umunyabute akora ku mbehe akagira ate akananirwa kwitamika